Ubundi urabanza ugafata soya yawe ukayitoranya neza, warangiza ukayironga neza, wamara kuyironga ugashyira mu kintu cyiza ya soya yawe, warangiza ugasukamo amazi akayirengera, ugapfundikira, warangiza ukayiraza ukayitereka amasaha 12. Njye nabikoze nijoro, njye nkunda kuyitumbika nijoro, bugacya mu gitondo nkora amata ya soya. Turebere hamwe ibyiza bya soya, uko soya ishobora gusimbura inyama, amata y'inka ndetse n'amagi. Ikindi kandi intungamubiri za soya nta ngaruka mbi zigira habe. Noneho imyunyungugu iba muri soya ikubye inshuro 7 iba mu mata y'inka, ikubye kandi inshuro 5 iba mu nyama ndetse n'amagi. Ibyo bigatuma iba nziza cyane ku bana kuko urumva yujuje, ifite ibintu byose dushaka kugira ngo abana bacu bamere neza. Ikindi kandi si ku bana gusa, natwe cyane cyane igitsina gore ishyira kuri gahunda ukwezi k'umugore, cyane cyane igafasha abinda kugira mu gihe cyo gucura. Ikindi kandi soya irinda indwara z'amagufwa, ikarinda n'indwara z'umutima, ikarinda na kanseri zitandukanye, cyane cyane igifu no mu mara, ndetse nyababyeyi no ku bagabo ibarinda kanseri ya prostate. Abantu bagira gahunda ihoraho yo gukoresha ibikomoka kuri soya ntabwo bagira urugimbu rwo mu maraso, ibyo bituma rero baca ukubiri n'indwara z'umutima. Noneho ku nyubakamubiri dusanga mu mata ya soya, poroteyine ifite 36%, mu gihe inyama zigira 20%, amagi akagira 12.5%. Urumva ko ntaho bihuriye. Soya kandi igira imyunyungugu, cyane cyane ubutare, indi ni nka phosphore, magnesium ndetse na potassium. Igira na calcium ariko igakena kuri sodium. Ibyo rero bigatuma ari ingenzi cyane ku ndwara z'umutima. Soya kandi ikize kuri vitamine nyinshi, harimo B1, B2, B6 na E kurusha ibindi binyamisogwe byose. Kandi soya ikize kuri fibres zituma igogora rigenda neza, bigatuma igabanya n'urugimbu rwa cholesterol ngo rutinjira mu maraso. So rero muze turebe uko twakoramo amata, tofu n'ibindi byose tukagira ubuzima bwiza. Ndabinginze mukore subscribe, mukore share ndetse mukore na like. Itondo rero ibyuka yabyimbye yabaye nini ingana n'ibishyimbo binini, warangiza ugafata blender yawe, udafite blender wakoresha isekuru ukayisekura. Wamara kubisya ukabiyungurura neza mu kayunguruzo keza gasa neza, ukamakinga sure yuko nyine twavuyemo neza, twashizemo ibikatsi, ugasigaza amata yawe, urabona ko naba ameze neza. Iyo umaze gukora amata urayateka, uyatereka kuri gaze cyangwa ku mbabura, ukayaba hafi kuko iyo uyasize arameneka ni nk'amata asanzwe. None urayateka kugeza icyo gifuro cyo hejuru gishizeho. Iyo igifuro cyo hejuru gishizeho nibwo amata abahiye neza. Iyo amata yacu amaze gushya, iyo ushaka gukora amata gusa nyine uhita uyafata ukayasuka mu kintu cyiza, mu kabido cyangwa ukayanywa, wayanywera aho ngaho cyangwa ugashyiramo ubuki kuko isukari twasanze atari nziza. Waba udafite ubuki nta kibazo, wakoresha agasukari cyangwa ukayanyweraho, bibaye byiza wayanyweraho. Noneho iyo tugiye gukora tofu dukoresha ya mata, dukoresha amata ya soya. Ubanza gukora amata, yamara gushya ameze neza ugakora tofu. Iyo ugiye gukora tofu ushyiramo, iyo amata amaze gushya ushyiramo umunyu nk'uwo warya mu buryo bisanzwe kugira ngo ya tofu yacu ifite gu. Wamara gushyiramo umunyu ukareka ugashya, wamara gushya ugakata indimu neza, ugakoresha indimu. Waba udafite indimu ugakoresha vinegere, biterwa n'ikiri hafi yawe. Indimu bisaba nyinshi zihagije, vinegere yo ibikomeye wakoresha n'utuyiko udufuniko 2 cyangwa 3 bitewe n'urugero rw'amata yawe uko angana. Njye nakoresheje indimu, njye nkunda gukoresha indimu. Mbere yo kugira ngo dusukemo wa mutobe wacu w'indimu cyangwa ya vinegere yacu, urabanza ugakuraho kino gikoko kugira ngo amata yawe tofu yawe ize kwijyana ifatane neza, kuko kino ntabwo cyacikagurikamo cyane. Wamara kugikuraho ugasukamo wa mutobe wawe, wamara kuwusukamo
ugakoroga neza gake gake, noneho amata akagenda arekurana ureba. Noneho tuba dufite kano gakoresho bakita iforoma ya tofu, utu dukoresho ahantu hose tuba duhari. Noneho ugafata agatambaro kawe keza, wakoresha seriviyete, gusa hari n'utundi dutambaro twabigenewe baratugurisha, hamwe n'aka ngaka ngiye kwifashisha, ukagasasamo neza mu iforoma yawe. Wamara kuyungurura ya mazi ashizemo, ugafata bya bindi byose ukabisukamo, wamara kubisukamo ugapfundikira neza n'agatambaro kawe, ugatsindagira, ugaterekaho ikintu kiremereye kugira ngo ya mazi agende avamo neza, isigare ari tofu gusa ifatanye. Ukabireka nk'amasaha 3 kuri 4 biterwa n'umwanya ufite. Abantu badafite kino kiyunguruzo kinini mwakoresha n'agatoya, gusa gatoya nago karatinda, karavunisha cyane. Urayungurura gutyo, wamara kuyungurura umaze kuramo ano mazi, ukadushyira muri ya foroma yacu twashyize mu kagatambaro, tugapfundikira neza, tukabireka ya masaha yacu. Noneho nyuma urabona ukuntu
tofu yacu yabayemo yavuyemo ni nziza, warangiza ukayiteka uko ubishaka, wayitogosa, wayicisha mu mavuta, uyikaranga bitewe n'uko wowe uteka inyama. Ni nk'inyama nyine wayiteka uko ushaka. Murakoze cyane kudukurikira, ni ukuri turabakunda kandi Imana ijye ibaha imigisha myinshi. Mukore share, mukore subscribe. Bye.